neza mu byo mukora byose. Uyu munsi ngiye kubasangiza ijambo nahaye titre ivuga ngo gutabarwa kwanjye guturuka ku Uwiteka. Reka dutangire dusome muri Zaburi y'121, turahera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza, ukurinda ntazahunikira. Dore urinda Abisirayeli ntazahunikira kandi ntazasinzira. Uwiteka niwe murinzi wawe, Uwiteka ni igicucu cyawe iburyo bwawe. Izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza, uhereye none ukageza iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Aya magambo araduhamiriza cyane ko nta handi ubuhungiro bw'abizera buri uretse muri Yesu Kristo, ko Umwami Yesu Imana ariyo buhungiro bwacu, ariyo idutabara mu byo tunyuramo byose bigoranye. Uyu murongo wa mbere, nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Gutabarwa kwacu ntiguturuka mu butunzi, ntiguturuka mu ngeso nziza, ntiguturuka mu byo dufite ibyo ari byo byose, ahubwo abizera Yesu, abizera Imana, gutabarwa kwacu guturuka ku Mana. Uyu murongo dusimbutse gato ku wa kabiri, gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka. Ibi biraduhamiriza ko Uwiteka niwe buhungiro bwacu. Nta handi twabona ubuhungiro, nta handi twabona duhungira, nta handi twakihisha ibigeragezo n'ibibazo byo muri iyi si uretse muri Yesu Kristo. Niba uri mu bibazo, niba uri mu bigoranye, wihanga amaso abantu, kuko nabo bageraho bakananirwa, nabo bageraho ibyo bakagufashije ntibabikore. Ariko Uwiteka Imana yacu niwe utajya udutererana, niwe utajya udutenguha, ahora hafi yacu, ahora iruhande rwacu. Iyo umutakambiye kandi umwizeye aragutabara. Turebye muri Zaburi y'120 umurongo wa mbere, haravuga ngo mu mubabaro wanjye natakiye Uwiteka aransubiza. Mu mubabaro wanjye, ni benshi uzi cyangwa nawe ni byinshi wanyuzemo byaguhungabanyije, byari bigoranye, byari bikomeye, ariko watakambira Uwiteka, wahanga amaso Uwiteka akakugirira neza, akagutabara. Ni ubuhamya bwinshi tugenda twumva, tutarebye gusa no mu bitangaza Yesu yakoze byanditswe muri Bibiliya. Hari n'abantu uzi, hari benshi uzi mwaganiriye bahuye n'ibikomeye, ariko bakakubwira ko babivuyemo amahoro. Nanjye ubwanjye ni byinshi nanyuzemo, ni byinshi cyane, ariko Imana ituba hafi, iduhora iruhande. Umurongo wa gatatu, ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza, ukurinda ntazahunikira. Ibyo wanyuramo byose, intambwe utera imwe ku yindi, Imana iramutse ikwihoreye nta naho wagera. Kugira ngo uryame ubyuke uri muzima, kugira ngo usohoke mu nzu, ugende mu muhanda wuzuye amamodoka, wuzuyemo ibiki byose, atari Imana ikurinda, atari Imana ikubereye maso, wowe ntacyo wakigezaho. Imana niyo iturinda mu byo tunyuramo byose. Ahangaha uyu murongo uraduhamiriza ngo ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza, ukurinda ntazahunikira. Uwiteka abana natwe muri byose, araturinda. Ndaguhumuriza wowe ubona ko byakuyobeye, wowe ubona ko bigoranye mu buzima bwawe, wibuke yuko Uwiteka atajya asinzira, ahora amaso kugira ngo areberere ubuzima bwawe ndetse n'ubugingo bwawe. Hari byinshi wahura nabyo bigoranye, bikomeye, rimwe na rimwe ugatekereza ngo Imana yakuretse, ngo Imana ikuretseho gato nta nubwo wahumeka, ikuretseho gato nta nubwo nta buzima. Uwiteka atubera amaso muri byose.
dukomeze. Dore urinda Abisiraheli ntazahunikira kandi ntazasinzira. Abisiraheli bahuye na byinshi mu butayu, intambara, babuze amazi, mu butayu nta mazi abamo, ariko Yesu yabafukuriye iriba, babona amazi, manu ya buri munsi, bakabona ibyo kurya batazi iyo biturutse. Ibyo ni ibiduhamiriza neza yuko Imana itajya isinzira, itajya ituza, itaratubonera ibidukwiriye. Hari igihe wenda ugira ibyo usaba Imana ntibiguhe, ibibona yuko utabikwiriye ako kanya. Ntabwo ari uko iba yakwihoreye, ntabwo ari uko uba wasenze nabi, ahubwo iyo niyo imenya ibidukwiriye kandi ikabiduhera igihe cyayo. Uwiteka niwe murinzi wawe, Uwiteka ni igicucu cyawe iburyo bwawe. Igicucu tukizi ko kiturinda izuba. Uwiteka Imana iyo uhuye n'ibyaguhungabanya, iyo uhuye n'ibikomeye, aba hari nk'igicucu cyawe cyakurinda ibyo byose. Ibanga ni ukumenya yuko ugomba kumwugamamo. Iyo utamenya iryo banga yuko ari we wugamamo, ni hahandi uhura n'ibibazo ugahanga amaso abantu, ukiringira yuko abantu ari bo bazagufasha. Uba wirengagije yuko Uwiteka ari we gicucu cyawe. Abandi bose bakwihakana, abandi bose byabananira, tujya turwara indwara n'abaganga zikabananira, ariko iyo wizeye Imana, Uwiteka niwe gicucu cyacu kiturinda, ni ubwugamo bwacu. Nutamuhungiraho uzahura n'akaga, nutamuhungiraho nta bundi buhungiro ufite. Ni igicucu cyacu iburyo. Numuhungiraho ntazagukoza isoni, numuhungiraho ntabwo azagutererana. Izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro. Haleluya. Ni byinshi duhura nabyo, ubuzima buradukomerera rimwe na rimwe bikagorana, ariko ngo izuba ntirizatwica ku manywa ndetse n'ukwezi nijoro. Bivuze ngo ibyo wahura nabyo byose nta na kimwe kirengeje ubushobozi bw'Imana, nta na kimwe kirengeje imbaraga z'ukuboko kwayo. Ibikomeye byose duhura nabyo niwe wabiremye, kandi arabyemera ko bitugeraho kubera ko azi neza ko umutabaza, umutakambira abimukuramo amahoro. Izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro. Haleluya. Ntugashidikanye yuko Imana ishoboye byose, ntuzashidikanye yuko Umwami Yesu akubereye maso. Ibyo wacamo byose uko byaba bikomeye kose, izuba ntirizakwica, ntabwo bizaguhungabanya, kubera yuko ni igicucu cyawe kigukingira amanywa nijoro. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Uyu murongo uratwemeza yuko Uwiteka nta na kimwe ataturinda. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, ikibi cyose. Bibiliya ntago iturondorera ibintu Uwiteka ashobora kuturinda n'ibyo adashobora kuturinda. Uyu murongo uratubwiye ngo Uwiteka azakurinda ikibi cyose, icyo ari cyo cyose, uko kingana kose, uburemere bwose wumva gifite, we ntakangwa n'uburemere, kubera yuko byose byaremwe n'ukuboko kwe kandi byategetswe nawe. Icyo ari cyo cyose kizakugeraho, ujye utakambira Imana kandi wizerere mu bushake bwayo. Ntiwizere ko kiri bukemuke nk'uko ubitekereza, ahubwo wemerere ubushake bw'Imana ngo bube ari bwo bukora, kuko Imana ni umuhanga, ntabwo itekereza nkatwe abantu, ntabwo ikora nkatwe abantu. Iramutse ikoze nk'uko tubitekereza yadukorera ibyoroheje, ariko Uwiteka ashoboye byose, afite ukuboko gushoboye, wowe muhanga amaso gusa. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza uhereye none ukageza iteka ryose. Uwiteka azakurinda ikibi cyose,
azakurinda amajya n'amaza uhereye none. Ntabwo ari uhereye mu gitondo kugeza saa sita ngo nimugoroba kwihorere. Ntabwo ari uhereye uvutse ngo nugera mu myaka runaka ikwihorere. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza ubuzima bwawe bwose, ibyo unyuramo byose Uwiteka azakurinda. Ukuboko kw'Imana gushoboye byose. Imana ikurindira mu nda y'umubyeyi wawe, ikakuremeramo ukamera amaboko, ukazana inzara, ukazana intoki, ukamera ibintu, umuntu wese ikamuremera mu nda y'umubyeyi we. Ibyo ni ibitwereka ukuboko kw'Imana ko guhambaye. Ibyo ni ibitwereka imbaraga z'Imana ko zishoboye byose. Ababyeyi baranyumva cyane, abamama baranyumva cyane, kugira ngo umuntu akurire muri wowe amezi 9 ufite umuntu muri wowe, ufite ubuzima muri wowe, ugendana nabwo, urarana nabwo, ibyo ukoze byose ufite umuntu muri wowe, ni igitangaza gikomeye cyane. Utaramubona, utarareba uko ameze, ibyuma by'abaganga wenda nibyo bitwereka, ariko nabwo ntabwo ubibona neza. Ariko Imana ikamurema, ikamutunganya kugeza umunsi avukiye. Ibyo ni ibitwereka ko Imana ishoboye byose. Ibyo ni ibitwereka ko nta na kimwe wanyuramo ngo kinanire Imana, kuko Imana ishoboye byose. Imana ni igitangaza, imirimo yayo irahambaye. Wowe yihanga amaso, uyizere mu izina rya Yesu. Ibyo unyuramo byose, ibyo ukora byose, uyihanga amaso. Njye yankoreye byinshi, ndayishimiye. Mu izina rya Yesu Kristo, uhanga amaso Uwiteka, wizere Imana kuko niwe buhungiro bwacu. Abantu batizera Imana sinzi uko babayeho. Wirinde guhanga amaso abantu, wirinde guhanga amaso ubutunzi bwawe. Ubutunzi burashira, umuntu arapfa akabusiga. Inshuti zawe zagufasha zikageraho zikananirwa. No mu rupfu rwacu baradushyingura bakadusigaho, ariko Uwiteka agumana natwe. Agumana natwe kuko urukundo rwe ntirugira limite, ruhorana natwe, rugendana natwe mu bikomeye, mu bibazo, mu bigoranye. Ariko ntitukibuke kwizera Imana no gusenga ari uko tugeze mu bikomeye. Abantu benshi usanga bizera Imana bagasenga cyane ari uko ubuzima bugoye, ari uko ubuzima bukomeye, kubera gutinya ubuzima. Ariko ikiza ni ukuba amaso, ni guhanga amaso Uwiteka, kubera ko ibihe bigenda bisimburana. Ntago wakizera Imana gusa ari uko ibintu bimeze neza, kuko ejo n'ejo bundi birahinduka. Ariko iyo wagumye hafi y'Imana, iyo wagumye kwizera Imana, ikubera amaso muri byose. Ibikomeye byaza ikakuba hafi, ikabikunyuzamo amahoro, ndetse no mu byishimo ukanezerwa cyane, ukishimira umunezero wawe. Turagushimiye Mwami Yesu kubwira ijambo. Mu izina rya Yesu Kristo, ikomeza imitima yacu. Tugire neza kuko uri Imana nziza kandi uri Imana ihambaye. Ubuntu bwawe bwaguke mu mitima y'ubwoko bwawe. Tugirire neza, uduhe kuguhanga amaso, kuko ari wowe buhungiro bwacu n'ubwihisho bwacu. Nta na kimwe kitugeraho utakizi. Wowe waturinze guhera tukiri urusoro mu nda za ba mama, ukatugeza ku isi, ukaturinda. Uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye. Ni imirimo myinshi tugaragariza ubuntu bwawe, ni byinshi bitwereka yuko ushobora byose. Mu izina rya Yesu Kristo uhabwe icyubahiro. Amen. Murakoze cyane inshuti bene data. Imana ibahe umugisha mu byo mukora byose. Turabakunda cyane.